kurya yari we kunywa yari we umwana wanjye yigaga ari we ubuzima ni bwinshi bwahagaze wanjye mwana nakunze Mariya we. akenshi iyo zahabu ikiri mu mwanda nta gaciro iba ifite kugeza igihe umwimbyi cyangwa se umukuzi wayo ayikuyeho itaka n'icyondo ubundi akayitunganya ikavamo ibirimo imikufi ibikombe n'ibindi bikoresho by'imboneka rimwe mu isi ya rubanda rugufi. kugira ngo wumve neza igisobanuro cy'ibyo maze kuvuga biragusaba kwibuka no kuzirikana inkuru igaruka ku rugendo rw'umuhanzi Nsengiyumva François wamamaye nka igisupusupu wamaze imyaka myinshi. Mwabyumviye rero nta bikaze birimo nta n'ibintu binagoye cyane nk'uko uyu muhanzi igisupusupu yamamaye nyine nk'igisupusupu. uyu muhanzi rero ubu tuvugana ari mu mazi abira cyane kubera yuko umuntu ya manager wiwe rwose yamaje kwitaba Imana ari we Mukurarinda ngira ngo muramuzi. ubu ngubu rwose urabizi uko yari yaragendaga ku muhanda agacuranga bakamuha amafaranga igihe kiza kugera. rero muri kubona kuri screen yanyu niyo yitwa Mukurarinda. igihe cyarageze kigeze Mukurarinda rero aza kuza kuba yahura na gisupusupu. Mukurarinda rero aza kuzamura gisupusupu aramamara cyane agera ku rwego rwo kuba rwose mpuzamahanga abantu bose bamurebaho. yakoraga n'indirimbo zikagira views zirengeje miliyoni ebyiri kuzamura. uyu Mukurarinda rero yaje kuzamura gisupusupu nk'uko barimo arabivuga ngaha kuri screen yanyu ko yamaje kwitaba Imana akaba yaragize ubuzima bwe bukaba bwarasubiye hasi. bikaba rwose aramutse atabonye undi muterankunga rwose yakongera kujya gucurangira ku muhanda. ubwo rero gisupusupu rero ubu tuvugana ari mu mazi abira nta muterankunga gifite. ibyo yakoze byose n'ubu ngo biramutse acunze nabi byakongera bigahita nyine asubira hasi. ariko icyo nababwira nuko rwose gisupusupu rwose Mukurarinda rwose yari yamuzamura ageze no ku rwego rushimishije. ngo rwose bibaye ngombwa akaramuka abonye umuterankunga n'ubundi nta kintu cyamubuza kudakora ngo akomeze atere imbere. gutera imbere byo ntabwo byabura aramutse abonye umuterankunga, ariko bivuze ko aramutse atabonye umuterankunga wundi byakomeza bikaba bibi cyane. ahangaha muri kubona rero ni kuri stage yarari hano ni kuri stage yari yagiye hari i Kigali. ubwo yaremwe arabikurikirana neza cyane 5/5. indirimbo yitwa ngo Maria Jeanne gisupusupu yaramamaye cyane. umugabo rero yatangiye gucuranga 2018 atangira kwamamara mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa gatandatu 2019 kwezi kwa gatandatu. ubu rero Mukurarinda we rwose yabonye nyine atangira kumufasha cyane. umugabo arazamuka cyane abantu baramumenya neza kugeza kubwo ku rwego yatangiye kujyamamariza kampani yitwa Airtel. urabize ko ari indirimbo bigeze gukora iyi ndirimbo ya Airtel yamamaza. icyo gihe bamuhaye amafaranga atubutse cyane. murabizi ya ndirimbo y'igisupusupu yanditse ngo Airtel ngo ni igisupu ngo Airtel imani yaba igisupusupu nguragura amayinite n'igisukari majyane. iyo ndirimbo rero nta wundi muntu yayiririmbye ni uyu mugabo muri kubona kuri screen yanyu yitwa Nsengiyumva François. ariko yitwa igisupusupu. dore ngo nyine yagendaga abona amafaranga menshi cyane yamamariza ibi bigo bya Airtel bamukubita amafaranga menshi cyane. umugabo rero yaramaje gufata indi ntera cyane. nubwo rwose umumanager we rwose yaramaje kwitaba Imana. abo gisupusupu ari mu mazi abira rwose haramutse hari nk'umuntu w'umumanager yamukurikirana neza cyane akongera akagira kandi ngunzi yuko umusaruro yawugaragaza. uyu mugabo rwose arashoboye kandi n'indirimbo nyinshi cyane arazifite. afite ibihangano byinshi cyane burya
burya kuba wenda nka cano wenda bashyiragaho ibihangano byawe bayitakiriho ariko ufite ibihangano byawe no mu mutwe ntabwo biba byagiye, ibihangano biba bigihari. So ntabatindiye rero reka mbashyiremo amagambo yari kuvugira kuri no kamera yacu, hanyuma mwiyumvireho gatoya. Ndabakunda cyane wowe uri kureba iyi video, wihangane iyi video ukomeze uyirebe, hanyuma nurangiza kuyireba uyirebe uyirangize, wibuke no gukora subscribe and share and comment, hanyuma tuzajya dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye. Ni wa muhungu wanyu yitwa Mborandaho Empire, mujye mumusharinga mu following, kuko iyo ubikoze cyane, iyo ubikoze uri umuntu w'ingenzi cyane, uri umuntu w'agaciro cyane. Uyu mugabo Gisupusupuro nkuko nagoje mbabwira nyine ari mu mazi abira cyane cyane cyane, ntabwo byoroshye. Ikaze rero mu isi y'ibyamamare, aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nitwa Shadrack Niyonshuti, ni munyemerere dutangire gutya. Itanga cyanga mukobwa urerewe, itanga neza mukobwa urerewe, tenya busa we uraberewe. Bagitima kwa mwambiri kwa mwatatu aho nitenya kundamo. Nana nakunze Maria we, nana nakunze Maria we, musatsi we wose ukubise kupe, mabere yose yarayateretse, takoye kandi n'amatomati. Ubundi amakuru make yamenyekanye ku buzima bwihariye bwa Nsengiyumva François agaragaza ko yavukiye Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu mwaka w'1978, ubu akaba kwije imyaka y'ubukure 47. Mu gukura kwe nta mahirwe yagize yo kwiga amashuri menshi, kuko n'abanza yayacikirije ageze mu mwaka wa 4. Nubwo akunze guhuzagurika ku nkomoko y'ubuhanzi bwe, ariko ngo kimwe mu byo yibuka cyaranze ubugimbi bwe ni ugukunda gucuranga igicurangisho gakondo cy'umuduri, ngo bikomoye ku musaza witwaga Cishahayo, wari umuhanga mu gucuranga umuduri, ngo ku buryo kubera gushaka kumenya uko bawucuranga, Nsengiyumva François yashoboraga kuva Ikiramuruzi akagera Rwagitima akurikiye uwo musaza ngo akunde yitegereze neza uko bacuranga uwo muduri. Gusa ibyo nkomoko y'ubuhanzi bwe tumaze kuvuga yaje kubivuguruza ubwo yongeraga guhishura ko gucuranga umuduri yabyigiye muri gereza igihe yari afunzwe akurikiranweho ibyaha bifitanye isano na uyu mugabo muri kubona aha ngaha kuri screen yanyu yari icyamamare cyane, ariko kubera yuko kubura umuterankunga wiwe rwose muri kubona ko ibintu byakomeje kuzamba, kandi n'ubu ngubu bikomeje kuba byazamba. Wowe uri kureba iyi video wibuke gukora subscribe and share and comment, uraba uri umuntu w'agaciro cyane kugira ngo video tuzajye dushyiraho uzajye ubona notification uri uwa mbere, hanyuma ubashe kuyireba. Iyi si rero turimo ni ibyamamare. Subscribe share and comment. Mirwa mu bitaramo bitandukanye bikomeye n'icya Iwacu Muzika Festival cyari cyatumiwemo Diamond Platinum wo mu gihugu cya Tanzania basimburanye ku rubyiniro. Ubwo umuhanzi Nsengiyumva François yaganiraga n'itangazamakuru nyuma y'icyo gitaramo cya Iwacu Muzika Festival cyari cyatumiwemo Diamond Platinum wo muri Tanzania, yagaragaje ko abahanzi b'Abanyarwanda bakwiye gushyigikirwa kurusha ab'abanyamahanga. Mu mvugo ye Igisupusupu yumvikanye avuga ko atashyigikira umuhanzi wo mu mahanga asize abarimo Meddy, kuko ngo aramutse agize ikibazo ngo aribo bafata iya mbere bakamugoboka Nkuko mwakomeje kubyumva rero ibintu bikomeje kuba byagorana cyane, nkuko uyu muhanzi muri kubona aha ngaha Igisupusupu nta muterankunga gifite. Icyo nababwira ni uko iyo amahirwe aje, iyo aramutse amahirwe aje ugomba kuhita uyafatirana
hakiri kare. Bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ujya gufata ihene afata ihene igihebeba, ntabwo afata ihene itarahebeba, kuko iyo yamaze guhebeba ikiziriko kiba cyamaze kugira gute, kiba cyamaze kuyiniga. So nkuko muri kubona kuri screen yanyu rero, uyu mugabo muri kubona aha ngaha nawe ko nta muterankunga gifite, ntabwo ngubu byagakwiye kuba wenda gikeneye umuterankunga, kuko umuterankunga yari afite nyine yamaze kwitaba Imana, nawe buriya agakwiye kuba yakwishakamwo igisubizo. Igisubizo rero nta kindi, ko uyu mugabo n'umuntu yabaje kugafata, n'abantu benshi bamaze kuba bagira bamumenya, kandi indirimbo nyinshi cyane akaba zifite. Buriya icyo yakora nuko yafata umufungo n'undi wose yagiye abona, hanyuma akajyana mu ndirimbo nawe agatangira gusohora izindi video, ko kubera yuko uriya mugabo rero wari umuntu uze we yamaze kuba yakwitaba Imana. Uyu muri kubona aha ngaha kuri screen yanyu yamaze kuba yakwitaba Imana, yitwa Mukurarinda, ngira ngo muramuzi neza cyane. Rero nafashe umwanya ngo mbabwire ibintu gisupusupu ngubu arimwo nyine ahereyemo muri iyi minsi. Muri iyi minsi rero nta kintu ngo barimo arakora cyane, abayibereye mu rugo. Mwikona ko rwose n'ibintu byakomeje kuba byazamba cyane. Icyo nagira ngo mbabwire nuko bantu nyine nkuko nakomeje mbibabwira, umuntu afatiye n'igiheba, kuko iyo yafashe yahebebye iba yamaze nyine kuba yangirika. Ihene ihebeba kabiri, ubwa gatatu biba byarangiye. So icyo nababwira rero nuko nimba ubonye amahirwe yafatirane ibintu bikiri bugufi, kuko nuyafata nuyarindiriza hari abandi bazaba bategereje kuba bayafata. Fatiye n'igihebeba, kuko nukomeza kuba kuringaringa rwose uzasanga ibintu bikomeje kugorana. Murabizi uko abasitari benshi cyane bagiye batangira muri za 2008, 2011 kugeza na n'ubu, hari abasitari benshi bagiye bava muri muzika kubera kurangara. Ucunga gakeya ukabura arangaye, iyo yangayeho gakeya wa mwana nawe akaba guciyeho. Yaguciyeho akenshi na kenshi ukunda kuba wavuga ati citse intege, ntabwo bino bintu nzabisubiramo. So icyo nagira ngo mbe nababwira nuko mujye mugerageza, nimba ubonye amahirwe uyafatirane, kandi uyatware neza, ntuyajyane nabi, kuko nufata amahirwe wahawe ukatwara nabi, amahirwe azakugaramana hariya, utangire use gusaba uwo wimye. Ushobora kujya gusaba wimye kandi buri kintu cyose wari ugifite kandi bitari bigakwiriye. Amahirwe mu gihe uyabonye yafatirane, numara kuyafatirana uyabyaze umusaruro, kuko hirya y'ejo ntabwo uzamenya uko bimeze. Nkuko muri kubona rero uyu muhanzi murabizi neza cyane, yamamaye mu ndirimbo za Gisukari Majyane, za byo kwa Maziyateri, ibiki n'abakobwa bya bicangacange, ngo bicangacange, ngo gicange mukobwa uraberewe, gicange neza mukobwa uraberewe, yewe nyabusa we uraberewe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nk'uko rero muri kubona uyu mugabo yaramamaye cyane, kugeza aho noneho aho wajyaga ahantu mu cyaro hose, mu cyaro hari udusantere wasaga mu tubari barimo bacuranga za gicange, barimo bahatwika nyine hahiye nyine, kubera indirimbo za gisupusupu zamamaye ku isi hose. Abantu barazimya, ndetse n'umwana wo mu cyaro ufite imyaka 2, uwo nguwo nawe yaraje aramumenya cyane. Nkuko muri kubona rero aha ngaha rwose umugabo gisupusupu nawe yaje kuba yahura n'ingorane cyane, yaje kuba yajya, nimba yari afite ahantu yari kuba yakura udufaranga dukeya nk'ibihumbi 500, ubu ngubu akaba nta kintu arimwo arabona, ugira ngo ni ibintu byoroshye. Ni ibintu biba bikomeye cyane kumva ngo umuntu afite amafaranga arongera arayabuze. Ni ikintu kiba gikomeye cyane, ni ikintu kiba kigoranye cyane. So icyo nagira ngo mbabwire rero, wowe uri kureba iyi video, umbabare iyi video uyirebe uyirangize. Nurangiza iyi video nigushimisha wibuke gukora like, kuko nukora like nta kintu biraba bitwaye rwose. Urabura umuntu wakunze ikiganiro cyanjye nakoze, kugira ngo ubutaha ubundi
ikindi kintu nagira ngo mbabwire, nimba iyi video yagushimishije ujye muri komenti wandikemwo umuhanzi ushaka ko nzaganiriza muzana hanga kuri screen nawe mu gihe ntabwo bizatinda ukimara kubivuga gutyo ako kanya iminsi 2 ni myinshi nzahita nkukorera iyo video ngende mbagezaho amateka mutari muzi, mbagezeho ibiganiro mutari muzi, mbagezeho ibintu byinshi cyane by'abahanzi mwebwe muhora mwumva ariko mukaba mutazi ubwana bwabo, ariko ngewe nzaza mbabwire guhera mu bwana bwabo kugera ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rwo hejuru cyane. Kuko nagira ngo mbibabwire rero, reka ze nongeye bashyiremo kandi karonda tugire gutya hanyuma mwiyumvireho gatoya. Bagitima kwa mwambiri kwa mwatatu aho nitenya kundamwo ubundi amakuru make yamenyekanye ku buzima bwihariye bwa Nsengiyumva François agaragaza ko yavukiye Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu mwaka w'1900. Rero mukomeje kumva kuri screen yanyu ndetse no mu majwi no mu matwi yanyu, nta wundi n'uwitwa Mbonandaho Empire. Mbonandaho Empire rero mukomeze kumusharinga ndetse no kumufollowinga, hanyuma azajya akomeza kubagezaho za video zimwe zimeze neza. Nababwiye yuko iyi video niramuka igushimishije wibuka gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo video ya mbere nzajya nshyiraho uzajye ubasha kubona notification uri uwa mbere uyitanga abandi, wowe ubashe kuba wamenya amakuru ya video. Uyu mugabo rero muri kubona hanga kuri screen yanyu ibye rwose ni danje, ariko ni ukwihangana nyine, ni ku isi iteye, ni ku isi yubakitse, nta kundi nta bundi rwose, ntabwo biba byoroshye ariko ni ukwihangana. Bafana banjye rero muri kubona yuko rwose turi kugenda tuzamuka mu basubscribe, ndashaka yuko nabura dukora natwe tukazagira 100,000. Muno rwose dukore cyane hanyuma tuzagire abasubscribers 100,000, hanyuma ubwo namwe murabyumva nyine ikizakurikiraho. Reka tugire dutya. Muri 2021 nyuma yo kongera gufungwaho amezi make akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 y'amavuko. Cyakora icyo cyaha yaje kugihanagurwaho, ariko n'ubundi ubuhanzi bwe bukomeza kudindira, maze biza guhumira ku mirari ku itariki 4 Mata 2025 ubwo hasakaraga inkuru y'urupfu rwa Alemuku wari usanzwe areberera inyungu ze mu bya muzika. Kuri internet mbona yibonye bamumagaye Thierry, ndamuhamagara Thierry arambwira ariko iyi nkuru ntago turayemeza neza, ngiye kumva numva no kuri radio nge barabivuga, ngiye kumva numva no kuri radio numva barabivuze na papa ya Afrika. Noneho biba ngombwa Thierry arambwira ati boss yapfuye wihangane natwe turihanganye. Urwo rupfu rwa Alemuku wahoze ari n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda rurasa n'urwashyize iherezo ku rugendo rw'umuhanzi Nsengiyumva François utacyumvikana cyane mu matwi y'Abanyarwanda. Kugeza ubu ishusho y'intege nke mu buhanzi bwe igaragarira mu kuba umwaka wihiritse nta ndirimbo n'imwe ashyize